bino bintu biva ku madegede babyita ibisusa. Yego. Imana yadushiriye ahantu igisusa turakirya kitugeza ahantu kure nta munyu urimo ntaki kugira ngo tubone uko ubuzima bwabaho. Icyo gihe mudamu wanjye yambaye ubusa mu buryo bukomeye ariko arihangana. Abantu bakajya bamubaza ngo madamu wa pasiteri kuki urimo gutambuka wambaye ibirenge? Yego. Kubera iki kivuye ku kiyaga? Babwira ati jewe kwa muganga barambujije kwambara inkweto. Tubahaye ikaze n'ubundi kandi muri studio za Good Samaritan Ministries. Uyu munsi n'ubundi twabazaniye undi umutumire kuko bisanzwe akazi n'ubundi ni kakandi nako kwakira abantu bagiye batandukanye, ingero zigiye zitandukanye kugira ngo dukomeze dufashanye cyangwa se twungurane byinshi. Hanyuma nje kuri microphone ni Butros n'ubundi nkuko bisanzwe. Hanyuma turabakiriye. Nafe turi basanyufu kubera mu kifo kino. Turishimye kuba mu kibanza muri uno mwanya. Yenze Mahame Emmanuel. Yitwa Mahame Emmanuel. Mviride mu Uganda. Aturutse i Bugande. Mbera mu kibuga Masaka. Atuye mu mujyi cyangwa se mu gisagara cyitwa Masaka. Ndi muwereza wa Katonda mu buwereza bwa Light of the World Church. Umukozi w'Imana akora muri World Church. Nebaza Katonda kubanga ndi mu gifo kino. Ashimira Imana ko ari muri uno mwanya. Mukama nkoze bulungi. Imana yakoze ibihambaye. Neyanze gukutwaniriza. Arashimye cyane. Kubanga dusobola kuba wayo ubujulizi ku kwataganye na program eno kubera ko ashobora gutanga ubuhamya bujanye n'ino gahunda. Icyamazima matufu mu by'ukuri icingenzi ndi musanyufu. Arishimye cyane. Murakoze cyane. Okay, tubahaye ikaze n'ubundi kandi bashumba beza hano muri studio za Good Samaritan Ministries. Good Samaritan Ministries uyumva gute cyangwa se umusamariya mwiza umumva gute? Nabanje gukoresha urugande. Yego. Ariko reka muri uyu mwanya ngerageze gukoresha n'urwo rurimi kuko ndarushobora. Narwo nshobora kurukoresha kandi mu buryo bwiza. Umusamariya mwiza icyambere ni umuntu ufite umutima w'Imana. Yego. Umutima w'Imana usute. Umutima w'Imana n'umutima w'imbabazi. Yego. Ku ijambo ry'Imana natubwira ngo iyo umuntu afite umutima w'imbabazi aba afite n'urukundo. Yego. Kandi ufite urukundo rugutera kuba ushobora gukora ibyo gufasha abantu rero biva mu mutima. Kandi niryo jambo ryitwa umusamariya mwiza. Bibiliya itubwira umugabo umwe wahise ku muntu bamukubise bamugiriye nabi ahitaho aragenda. Ntabwo yari afite umutima mwiza. Undi nawe araza amuhitaho aramwitegereza aragenda. Ntabwo yari afite umutima mwiza. Haza undi nawe aramwitegereza bamukubise ari ku muhanda aramwitegereza aragenda. Ntabwo yari afite umutima mwiza. Ariko haza umuntu umwe wari ufite umutima mwiza. Aramufata amuhanagura amaraso, aramutunganya, amushyira ku ndogobe ye, amutwara mu irwariro cyangwa kwa muganga, aramwishyurira. Amajije kumwishyurira ntabwo yari amuzi. Uwo niwe mutima nsabira buri muntu wese utwumva, yaba ari hano muri iki gihugu, yaba ari mu Bugande, yaba ari mu Rwanda, yaba ari muri Amerika, yaba ari mu isi zitandukanye, urimo gushobora kutwumva. Umutima ugira imbabazi niwo mutima w'umusamariya mwiza. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma umaze kumenya ibiranga umusamariya mwiza, ese hari ubuhamya wabuzi bw'umusamariya mwiza ushobora kudusangiza? Njyewe nkanjye nabaye mu buzima. Yego. Nabaye mu buzima. Ubuzima bwanjye ntabwo bwari bworoshye cyane. Nahuye n'ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bwanjye. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu yitwa Muhoza Aneti. Dufite abana bageze mu bana 7 kandi
dukunda Imana muri ubwo buzima. Reka mvugeho gato. Yego. Igihe nari ndimo nagize igihe cyo kutabona ibyo kurya, kandi nshobora gukora. Nari ngeze mu gice cy'ahantu nasanze batarabagira neza cyangwa hatari umusamariya mwiza. Ndahaba hakabaha ururimi nari mfite ntabwo rwari gushobora kumfasha. Hanyuma mbaho igihe kinini nta muntu ushobora kuntabara, turakena, tugera mu gihe cyo kwambara ubusa, tugera mu gihe cyo kurya bino bintu biva ku madegede babyita ibisusa. Imana yadushyiriye ahantu igisusa turakirya kitugeza ahantu kure, nta munyu urimo ntaki, kugira ngo tubone uko ubuzima bwabaho. Icyo gihe umudamu wanjye yambaye ubusa mu buryo bukomeye, ariko arihangana. Abantu bakajya bamubaza ngo madamu wa pasiteri, kuki urimo gutambuka wambaye ibirenge? Kubera iki kivuye kuki? Akababwira ati jyewe kwa muganga barambujije kwambara inkweto, kagendesha ibirenge kuko hari uburwayi bambonye. Ariko mu by'ukuri ntabwo yari afite, yashaka kugira ngo ahese izina ry'Imana agaciro, no kudashaka kwandarika umugabo we, no kudashaka kwerekana ibibazo by'ubuzima bw'urugo rwe. Yabitamburiyemo igihe kinini afite icyo kibazo cy'ubwo buzima, turimo kureba ukuntu twabaho. Ariko igihe cyarageze, duhura n'umudamu, ndimo kuvuga ku musamariya mwiza. Muri ubwo buhamya twahuye n'umudamu. Uyu mudamu yari ari Kamara, yari amaze imyaka igeze mu 9 atabyara. Hanyuma muri iyo myaka yari amaze 9 atabyara, twaje guhura, dusanga ahantu, aratuganiriza. Urumva nari umunyamasengesho kandi nari umukozi w'Imana. Aratuganiriza, mu gihe twari tumuganira mu bwo buhamya, ndamusengera. Maze kumusengera hamwe no gukorana n'Imana, Imana ihindura ubuzima bwe muri uko kwezi afata inda. Ndashaka kukubwira ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni munini cyane. Amen. Amaje gufata inda yaranshakishije, kumbona ntabwo byari byoroshye kuko nari nyiri muri ubwo buzima butari bwiza. Yaranshakishije ankura mu nzu nari ndimishaje y'amategura. Nicyo gihe cya mbere nabonye mpabwa miliyoni y'amagande. Miliyoni y'amagande uyihawe n'umusamariya mwiza. Amajije kuyimpa, numva ndanezerewe. Ngura igitenge cy'umugore, mugurira inkweto, noneho arongera yambara inkweto. Kuva uwo munsi nahawe ayo mafaranga kuri uwo musamariya mwiza, ubuzima bwarahindutse. Ubu nshobora kuva kuri ayo mafaranga, harabo nanjye nshobora gufasha. Kuva kuri ayo mafaranga, harabo nanjye nshobora kugirira neza. Kuva aho hantu navuye, nanjye hari ahantu ndimo kugenda nkura abandi. Ndavugana n'abantu bafite amafaranga, bicaye ahantu. Mu by'ukuri bizinesi cyangwa se ibikorwa ntabwo ari ugucuruza ibintu bifite ubukire, ntabwo ari ugucuruza imodoka, ntabwo ari gukora amaduka. N'uyu muntu uri hasi ubona nta kintu afite, ubona nta bushobozi afite, ushobora kumuhagurutsa umunsi umwe, nawe agahagurutsa abandi. Ibyo bigatuma igihugu cyacu cyangwa isi yacu igira umutima w'umutekano no gukundana. Numva ijambo navuga ku buhamya bwanjye kandi bwafasha abandi, tugira umutima umwe wo gufashanya, tube umusamariya mwiza, kuko umusamariya mwiza ni umutima umwe ukunda kandi ufasha umuntu umeze nabi. Yego. Murakoze cyane. Imana ishimwe ko wahuye n'umusamariya mwiza. Amina. Akakugirira impuhwe. Amina. Akagukura muri ubwo buzima. Amina. Hanyuma inama wagira abantu bafite ubushobozi ariko kandi wenda bataraba n'abasamariya beza ku rugero rwo kugira ngo wenda babe bafasha abandi. Inama nabagira, iya mbere, ndashaka gufata akanya ko kubasengera. Kuko uyu mutima w'uyu muntu wo ntabwo uba ubyumva, ariko hari Imana ishobora guhindura uyu mutima w'uyu muntu utabyumva. Kandi mu gihe nkiri hano muri iyi studio, barahari bahuye n'ibintu byinshi bikababaza imitima yabo. Ibyo bintu byinshi bahuye nabyo bibabaza imitima yabo. Ndagira ngo mbabwire ngo mbagire inama ko bashobora kubyirengagiza.
kubyirengagiza kwabo bakagira abantu bose ntabwo bafite imitima mibi babyirengagije bakagira ukuntu bafasha bariya abantu bameze nabi ntabwo wamenye ejo hazaza nabo bazabona bakora iki abashobora kubafasha bageze mu kibazo inama nabagira ndagira ngo mbafashe muri uyu mwanya ndagira ngo mbafashe bamenye neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi nyuma y'ubu buzima dutamburiramo hari ubundi buzima ibi bintu byose ubona tugira aya mafaranga ubona tubana nayo ubundi nuko imitima yacu idakunda kuyatanga ariko twabihaye nk'imfashanyo natwe tugomba kubitanga nk'imfashanyo umutima nabaha inama nabaha ya mbere iravuga ngo nabanza atekereza arebe ko napfa ku mafaranga afite bazamuhambana 1000 nabanza atekereze arebe ko makarina afite cyangwa ku mataje afite ko napfa bazacukura mu itaje bakamuhambamo narebe mu modoka afite zigeze mu 100 ko wenda igihe azapfa bazacukura ahantu bazamuhamba bakamuhamba mu modoka bakayimushyira mu ntabwo bishoboka bishatse kuvuga kuko wavutse ari kuzasubirayo namugira inama kuri ibyo afite agira abafasha kugira ngo nawe ejo hazaza mu ijuru bazamufashe amen umutima ufasha Imana irawukunda umutima ugira imbabazi Imana irawukunda mbasabiye kugira umutima ugira imbabazi kugira ngo nabe Imana izabagirira imbabazi nuko mbyumvise murakoze cyane hanyuma gufasha bigira uhe mumaro gufasha bigira umumaro mwinshi icyambere bigira umumaro ku muntu ufasha umuntu ufasha aramenyekana amen mu maso y'abantu no mu maso y'Imana amen umuntu ufasha nta mutima umucira urubanza amen kuko gufasha ni umutima w'imbabazi kandi gufasha ni umutima ugira neza iyo ufashije mwene so nawe Imana iragufasha icyo ni kimwe icya kabiri iyo ufasha bene so Imana ikongerera igihe cyo kubaho nabwo ni ubundi buzima muri iki kintu cyo gufasha harimo ubuzima abantu batazi iyo ugize umutima wo gufasha nawe ugira umutima w'abagufasha kandi iyo utarafasha ntabwo ushobora kubona umuntu ugufasha yego murakoze cyane turabashimiye sinzi ko hari ijambo we dushobora kugeza ku badukurikiye cyangwa se inama wabagira mbere yuko wenda tuza kugana ku musozo ndavuga ngo abadukurikiye n'abatwumva uyu munsi twese abari kuri iyi si nkuko Yesu yitanze akava mu bushyuhe mu mutima w'Imana akaza akitangira abantu agatanga ubuzima bwe kubwo gukunda abantu natwe turagira ngo mbasabe mbabwire ngo dutange ubuzima bwacu kubwo gukunda abantu yego murakoze cyane turashaka gusoza dusozereza mu masengesho reka dusenga Imana kuri aba batwumvise hari abatwumvise bari mu isi zitandukanye hari abatwumvise bari baryamye hari abatwumvise bicaye hari abantu nabo bagifite imitima igifite ibibazo hari abakene bakeneye guhagurutswa ndagira ngo kuri uyu mwanya icyo nashobora kubafasha mbahishengesho amen Mana turagushimiye kuko uri Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro umuntu wese wumvisha aya magambo ndamusengeye niba afite umutima w'urukundo wo gutanga reka umwongerera ubutunzi ashobore gufasha abantu bameze nabi haleluya kandi umuntu ufite icyo adafite nawe ndamusengeye kugira ngo umukonekitinge n'ufite icyo afite ashobore kumuhagurutsa ndasengeye uyu nguyu kandi uri mu gahinda no mu marira kugira ngo umuhuze n'uyu nguyu uri mu munezero kugira ngo agire icyo mumarira ndasengeye uyu nguyu ufite umutima udatanga kugira ngo ahari hose arimo kutwumva ibi ngibi bafite bashyize ahantu hirya no hino hari abantu barimo kurya ibiryo byabo bakabisigaza amana barangiza bakabitwara muri puberi kandi hari abantu bishwe n'inzara baha umutima wo kumenya ko hari abantu bishwe n'inzara hari abantu kandi bambaye ubusa kandi hariho abandi barimo gufata imyenda bakayitwara muri puberi kuyotsa cyangwa kuyijugunya ndabasengeye kugira ngo bahe umutima wo kwambaza abangaba bambaye ubusa ijambo ryawe ni ukuri kandi rikorera mu kuri reka riture muri iyi mitima y'aba bantu bafite ubutunzi batangire gutekereza ko badafite ubutunzi duha umutima wo gukundana no kwizerana duha umutima wo guhagarara mu masezerano urakoze Mana nsabiye umugisha isi yatwakiriye uyihe kugira neza no gutera imbere no gukurakurana niba ugandi wacu ho turi bazatugereho natwe duhabwe umugisha wo gukomeza kubwira isi yose ibiri mu mitima yacu urakoze rero mbisabye byose mu izina rya Yesu amen amen mwari kumwe nanjye Butros kuri microphone yego nanjye Mahame Emmanuel mu studio nakagaruka Imana mwije baho umugisha murakoze cyane Imana baho umugisha
Murakoze cyane abanyamakuru beza ba Good Samaritan TV. Uyu munsi n'ubu ibyishimo namwe ko murabona abakozi b'Imana batugendereye kuri uyu munsi muri studio. Hari indirimbo ivuga ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze. Turanezerewe, turabyishimiye cyane kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana, turi kumwe na Apostle yabasha kwivuga izina. Ego turakushimiye Bishop mu gutwakira muri studio y'Umusamaliya w'imbabazi. Nitwa Apostle Sengiyumva Richard kuva mu Buganda to Murundi. Turashimiye Mireille yari muri Canada yatuconnectize na Bishop nawe akaba tuzanye muri studio yanyu. Turabashimiye mu bikorwa byiza muri ko murakora ku isi yose. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Turi kumwe n'undi ni Reverend nawe yabasha kwivuga muri studio ya Good Samaritan. Tuguhaye ikaze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni njyewe Mahame Emmanuel, nanjye nanezerewe kuba muri uyu mwanya mwiza. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Sitwareka kubashimira bakozi b'Imana. Imana mu ijuru igume ibagure kandi muri amaboko ya Good Samaritan. Muzayitera inkunga, muzayisengere, muzayivuganira ahantu hose. Ni mwebwe dufite Uganda, muzakoreka ikorwa c'Imana hariya. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze cyane.